kwakira ibitekerezo by'ubwami biragorana. Yesu ashimwe cyane. Nishimiye kongera kubana nawe kuri uyu munsi wa gatanu. Imana iguha umugisha ko twabanye ku munsi wa mbere kugera uyu munsi, kandi nizera ko Zaburi 23 iriko kubera ifunguro ry'umunsi. Umurongo wa 5 uvuga ngo ntunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Izindi Bibiliya ziravuga ngo untegurira ifunguro, cyangwa se untunganyiriza ameza abanzi bakabura uko bangenza, unyakira iwawe nk'umushyitsi w'imena, hanyuma ngateta cyangwa se nkadamarara. Zaburi ya 23 igaragaza ibibazo bihangayikishije Dawidi yanyuzemo, ibibazo biteye ubwoba, ariko Imana ikamubera ihumure, ikamubera imbaraga, ikamuha ihumure. Sinzi niba mu myaka y'ubuzima umaze utaranyuze mu bintu bigukura umutima, bigutera ubwoba, biguhangayikisha. Sinzi niba byashoboka. Munsi y'ubutayu bwa Sahara haba imibabaro myinshi, abantu baca mu bintu byinshi bitandukanye, ariko hano Dawidi yavuze ngo untunganyiriza ameza, untegurira ameza mu maso y'abanzi banjye bakabura uko bangenza. Iyo urebye uburyo Imana iturinda n'ibyo idukorera, Imana ishimwe ko itabanza kujya gusinyisha ku banzi bacu. Nta ruhusha isaba Satani, ahubwo itugirira neza tugatekana kubw'imbabazi zayo. Imana idutunganyiriza ameza mu maso y'abatadukunda. Iyo tuvuze abanzi, ntuhite wumva abantu cyane. Bwa mbere ubanze wumve Satani, hanyuma n'abahisemo kumvira Satani cyangwa se bakamubera abakozi. Kuko niba hari abantu bahisemo kumvira Imana bagakorera Imana mu byiza, hari n'abandi bahisemo kuyoboka inzira y'ikibi. Bibiliya iravuga ngo untunganyiriza ameza. Iyo tuvuze rero ko Imana itunganya ameza, ntuhite wumva kwikemura gusa ibibazo by'umubiri, ahubwo nifuza ko tubyumva mu buryo butatu. Iyo tuvuze guhazwa n'Imana cyangwa se kugaburirwa n'Imana, bikwiye kuba mu mwuka. Imana izi ibintu byose dukeneye mu mwuka byatuma tuba duhagijwe, tutarishwe n'inzara yo mu mwuka. Imana izi ibintu dukeneye mu bugingo. Iyo bavuze iyo umuntu bamushize ku meza, birumvikana ko aba yarashonje. Hari inzara y'uburyo nka bune. Hari inzara umuntu avukana, cyangwa se iyo umuntu ababyeyi bagusamye, iyo bagize inzara iri koronike, bigira ingaruka ku mwana. Muri miliyari 8 zituye isi, miliyari 2,700,000 bose bafite inzara iri koronike, kandi abo bose mvuze barabyara. Inzara ni ikintu kibi. Noneho hita ureba inzara y'abagusamye bakubyaye, ureba inzara amezi 9 uri mu nda utabona indyo ihagije yuzuye, hanyuma urebe n'inzara ishagiye umuntu akeneye n'ifashabere atabasha kuyibona, atagihazwa n'ibere gusa. Noneho urebe n'inzara yo muri adolescence, cyagihe umuntu aba akeneye kuruhuka no gusinzira, cyagihe amagufa akura, cyagihe kigena nyine uwazaba we. Izo nzara iyo umuntu yahuye nazo, biragoye ko ubuzima bwe bwaba bumeze neza. Iyo utekereza biracikagurika, ntushobora kubaho nk'umuntu yabonye byose. Hanyuma reka dufate inzara isanzwe y'umubiri.
hanyuma ufate inzara mu marangamutima ashonje, ufate n'inzara mu buryo bw'ubwenge, ubwire n'inzara yo kutamenya Imana. Inzara ni ikintu kibi cyane. Iyo Bibiliya ivuga ngo untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi, cyangwa untegurira ameza abanzi bakabura uko bangenza, Imana yiteguye kudutegurira ameza, ariko ikaduhaza muri bya bice bitatu. Izi bintu dukeneye mu mubiri, izi ukuntu yaduhaza mu marangamutima, igakiza amarangamutima yakomeretse, izi n'uburyo yahaza uburyo bw'ubwenge, tugatekereza by'ubumana, hanyuma no mu mwuka, izi ibyo dukeneye. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Ntusabe Imana iby'umubiri gusa, yego nabyo uzabikemura, ariko Imana igiye kuguhaza muri ibyo bice byose. Sawuli mwene Kishi yagiye gushaka indogobe zatakaye, ajyana n'umukozi wabo mu rugo, hanyuma barazishaka barazibura. Ikintu gikomeye ni uko uwo mugaragu wabo cyangwa se umukozi wabo yamubwiye ati, hano hari umuntu witwa Bamenya, tujye kumureba, ashobora kutubwira aho indogobe ziri kuko Imana imukoresha. Imana yari yabwiye Samweli ngo ngiye kukoherereza umuntu, uwo muntu afite ibibazo byinshi, umutegurire ukuguru n'ibyako. Kuvuga ngo ubanze ukemura ibijyanye n'inzara, kubera ko iyo umuntu ashonje ntiyumva, yumva mu buryo bwe, yumva ibijyanye n'uko yahaga iby'umubiri. Iyo harimo crise ya identite biba ari ibindi. Hanyuma nyuma yaho Samweli yabwiye Sawuli, aramubwira ati, uzi ko ugiye kuba umwami wa Isirayeli? Aravuga ati, rekeraho, byakumvikana he? Mvuka kwa Kishi mu nzu y'inyuma, ngiye se naba umwami binyuze. Iyo amarangamutima yashonje, biragoye kwakira ibitekerezo by'ubwami. Biragorana ko iyo umuntu atateguriwe ameza ashobora kwakira ibintu bigari bijyanye n'ibitekerezo by'Imana, biragora. Hanyuma Samweli yaje kumubwira ko nibatandukana ari buhure n'abahanuzi, umwuka w'Imana ukamwinjiramo, umutima we ugahinduka ukundi. Iyo umuntu ateguriwe ameza n'Imana, haba harimo n'ibihindura umutima. Umuntu akagira umutima woroshe, Imana ifite uburyo yaduhaza n'imitima yacu igahinduka. Antegurira ameza mu maso y'abanzi banjye, usiga amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Iyo habayeho gusigwa, ntabwo hasigwa abantu bose. Bibiliya ivuga abantu bake basizwe pe. Gusigwa ni umwihariko. Hanyuma Imana ikwiye kukwakira iwayo nk'umushyitsi w'Imena, ikaguhakeya. Imana ikwiriye kuguhakeya. Nigeze kumva umuntu umwe asenga, yari umwana w'imfubyi utarabonye ababyeyi. Noneho abwiza Imana ukuri, arabwira ati, wibuke ko ntose, wibuke ko banatampetse, nta n'uwankikiye ku bibero. Ningera mu ijuru uzabyibuka ibyo byose, byibuze unshire mu mugongo numva uko bimera. Numvisha abwije Imana ukuri ko ibyamubayeho. Ni byiza ko iyo dusenga tubwira Imana ngo iduhaze, itwakire nk'umushyitsi w'Imena, iduhe keya. Izi bintu byose ukeneye byatuma ubasha gukorera Imana neza no kwiyumva neza. Imana igutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi, hanyuma igusige igikombe cyawe gisesekare. Iyo bavuze ngo igikombe cyawe kirasesekara, ni uguhinduka umuyoboro w'ibyiza ku bandi. Ibyo Imana igukoreye ukaba witeguye kubikorera abandi. Niba Imana ikugaburiye, ni byiza gutekereza kugaburira abandi. Imana iguha umugisha. Reka dusenge.
Mana, mu izina rya Yesu, uyu munsi wa gatanu turagushimiye ibyakozwe ku munsi wa gatanu, umunsi ujya ku musaraba, umunsi utsinda Satani, umunsi agakiza kagera ku bantu, umunsi ukorana natwe igihango c'amaraso ubwo wayavira i Gologota. Turagushimiye ko urupfu rutaguheranye, ubu uri umwami w'ubuzima bwacu, kandi biguhesha ubushobozi, biguha ubutware bwo kudutegurira neza dayimoni, abanzi bacu, imyuka mibi bikabura uko bitugenza. Ntibidufiteho ubushobozi kuko uri kumwe natwe. Yanesheje rupfu, yanesheje kuzimu. Turabatsinzi no kurushaho, tubiheshejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Ubuntu bw'Imana nibubane n'aba bantu bose bategurira ameza. Mwami, uzi ibintu byose bakeneye mu mwuka, ico gicu gihaze kibe kimeze neza. Ibintu bakeneye mu bugingo ubibahe mu mwuzuro, mu izina rya Yesu Kristo. N'ibyo bakeneye mu mubiri nabyo bibahe mu mwuzuro. Gushimiye ko dutegurira ameza mu maso y'abanzi, ukatugirira ubuntu. Ntabwo uterwa ubwoba n'ubwinshi bw'ibiduhagurukira n'ibiduhiga, kuko imbaraga zawe ziri hejuru ya byose. Ukomeze kudutegurira ameza, turindisha imbaraga zawe n'amahoro yawe. Ushimiye kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, izina ryawe rigahabwa icubahiro, ugashirwa hejuru kuko nta kikunanira. Ineza yawe idutwikire, duhane ibihe byiza n'abera. Urakoze, uyu munsi w'umugisha, udushoboze Mwami guhagarara ahakwiriye, kandi utube hafi. Ineza yawe ibe ku buzima bwacu. Nibutse umwami yateguye ibirori, hanyuma agatumira inshuti ze, ntibemera kuza. Umwe akavuga ngo nagiye guhingisha ibimasa, undi akavuga ngo narongoye, undi akavuga ati naguze isambu. Buri bose babona impamvu. Ajya gutegeka ngo bajye mu nzira, bazane ababana n'ubumuga, aba ari bo bajya kuri ayo meza. Kandi igihano cyabaye gikomeye ku nshuti ze zateguriwe, ntizite ku butumire. Mwami, ibyari bikwiriye Abisirayeli, ibyo wowe warateguriye Abayuda, natwe abanyamahanga wabiduhayeho. Turagushimiye kuri Imana idutegurira neza. Gushimiye Mwami ko dufite uburenganzira n'abandi bose ku mugisha wa Aburahamu. Ndasenze kugira ngo ineza yawe ibane natwe, uduhe kumenya agaciro k'imeza waduteguriye. Muri miliyari nyinshi zituye isi, waduhaye ubuntu bwo kumenya ibi, kugira Imana tubwira. Turasenze kugira ngo twe kubifata nk'ibisanzwe, turinde akamenyero, uturinde kumenyera. Ubu buntu Mwami ni ubuntu butangaje. Ubane natwe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu.